Ikipe ya Arsenal Iber muri iyi weekend yashimangiye ko ishaka igikombe cya shampiyona nyuma yo gutsinda ikipe ya West Ham umukino tumvikanyweho rumwe mu minota 90 yawo igitego kimwe ku busa igitego cyabonetse ntekereza ko abafana ba Arsenal benshi bari bamaze kwiheba ku minota 43 Trossard umupira yarahawe na Odegaard nyamara ariko mu minota 5 y'inyongera Val yakuye igitego cyari cyatsinzwe na Wilson nuko birangira ari igitego kimwe ku busa ikipe ya Arsenal yuzuza imikino 3 ikurikirana itsinda muri Premier League na wundi waherukaga kubikora ariko kandi ibi mikino 7 batsinda igitego kimwe ku busa gishobora kuberekeza ku ntsinzi. Arteta arahumeka abona ko byose bigishoboka kuko yari yakinnye yamaze kumenya ko Man City yatsinze 3 ku busa Brentford. Nyuma yo kuva muri UEFA Champions League mu byukuri Mikel Arteta akoze akazi gakomeye cyane agasezera ikipe ya Atletico Madrid byamuzamuriye morale gutekereza ko no ku gikombe cya shampiyona yareba ko byashoboka mu mikino 3 yarasigaranye. Manchester City yakinye kare itsinda Brentford yirusha ibitego 3 ku busa mu byukuri bigaragara ko ari ikipe yari seriye cyane baha message Arsenal ariko iramutse ikosa rito cyane Manchester City yasubira na lead cyangwa se yakongera kugira ijambo ku gikombe bituma rero barinjiye muri uyu mukino ku munsi wejo bafite pressure komeye cyane yaba bari inyuma. Murabizi ko Pep Guardiola yavuze ko nubundi ari inyuma ya West Ham avuga ati come on you irony cyangwa se nakazina kakabyiniro bita ikipe ya West Ham bigaragara ko nyine bari bayishyikiye ari benshi. Wari umukino ukomeye cyane kuko wari umukino w'ikipe ishaka igikombe cya shampiyona n'umukino w'ikipe ishaka kuguma mu cyiciro cya mbere ndavuga ikipe ya West Ham cyane ko ari ikipe ya 18 mu byukuri barareba uburyo baguma mu cyiciro cya mbere bavuga bati tubonye amanota 3 byatuma dukomeza kotsa igitutu ikipe ya Spurs irakina uyu munsi na Leeds mu byukuri tukaba twagoma mu cyiciro cya mbere ari bimwe mu byakomezaga rero uyu mukino ukurikije imikino yose Mikel Arteta yakinnye yarimo yagiye muvuna ariko n'uyu wa West Ham wamuvunnye cyane unabirebera mu buryo yagiye akora remplacement yabanje kuvunikisha Benjamin White ibaze ko Ben White yavunitse nusanzwe hakina Timba taragaruka bituma rero byatumye Declan Rice atajya kuri kabiri igeze kwakina n'ubundi muri sezo ubwo bakinaga n'ikipe ya Brentford Brighton bayisira ibitego 2 kuri kimwe niba nibuka neza ani kimwe kubusa cya Bukayo Saka ajyayo rero bituma muri Mediane bisa naho bihindutse kuko nyine urumva Mediane Arsenal itarimo Declan bigaragara icyo cye kiragaragara mu gihe Zubimendi yarajemo biza kurangira n'ubundi Zubimendi yarashyizemo amukuyemo ashyiramo Kai na ba Odegaard aza kubazanamo urumva uburyo mu match yari yamugoye cyane kugira ku minota 42 atarabona igitego kandi yaramaze kuramo na Bukayo Saka ashyiramo Madueke ngira ngo abantu benshi bakiboneza remplacement yari amaze gukora binje mu minota 80 hasigaye minota 10 buri mufana wa Arsenal yatangiye kwiyeba avuga ngo dushobora kunganya none biba bibi cyane ubwo umusore witwa Fernandez yahushaga igitego arebana n'umuzamu David Raya baravuga bati ibaze yo kijyamo none byari kwa birangiye kuko twari ko tujyana ko kuvuga ngo tunakibonye natwe twakora egalisation twaba tubonye nota rimwe imitima bituma itangira kubonye nyine cyane yabona tansira zamuka kuri bande tushe ikipe Arsenal ba Gabriel Henze bari tubona ko byari byakomeye cyane ariko captain Martin Odegaard mu byukuri yongera kugaragaza ko hari ikimurimo hari impamvu ari captain hari impamvu yaciye muri Real hari impamvu ari muri Arsenal warusimbuye urebye baro yatanze ayiha Leandro Trossard uburyo yayiholdinze akayigumana akakora dribble agategereza ko Trossard ahagarara neza akayishyira ku kirenge cye. Trossard rero nk'umukinnyi uzi gufungura ikirenge bazi gufungura ikirenge bagatera umupira mwiza kandi ushyira mu nguni aza gutsinda igitego ku minota 42 bituma Arsenal ivuga ati byibura ahangaha tugiye kudefanda kuko baze defense nziza yabamagara ufite umuzamu mwiza wakoze amasave bavuga bateka turi ko tugezayo nkuko ruvuze rero mu minota y'inyongera nibwo imitima yongeye guhagarara ku ikosa bakureye umuzamu David Raya benshi baravuga bati ntabwo yari ikosa kubera ko umusifuzi Chris Kavanagh igitego yari yakemeje VAR yamuhamagara ajya yatindayo amara y'iminota 2 aragaruka aravuga ati rwose uwitwa Pablo yakoreye ikosa umuzamu David Raya umukino urangira ucari igitego kimwe cya Arsenal byatumye rero mu mikino 2 isigaye mu byukuri bayitsinze n'ubundi bakiyukana igikombe intambwe ikomeye Rugaju bateye bagana ku gikombe. Rugaju yinjira ndagira ngo ubanze umera indabo David Raya nuwamuzanye mu ikipe ya Arsenal ariko kandi do clarifying na ririya kosa nyine ryo mu minota nyuma y'inyongera bitujyana no muri fixtures zisigaye za Arsenal imikino 2 isigaye nibyo byo kuganira. David Raya yabaye inkingi ya mwamba kuri Arsenal n'ubu ngubu ni uzatwara Golden Gloves cyangwa se gaze habwa umugarde cyangwa se igihembo gihabwa umugarde wabaye mwiza kurusha abandi bose kuko yakepinze clean sheet nyinshi kurusha abandi bose muri Premier League.
yabaye rero inkingi ya mwamba muri iyi sezo kubera ko mu by'ukuri uyu muzamu iyo batamugira byari kugorana na mbere ya insida tugiye kuganiraho y'igihe VAR yahamagaraga yakoze save ari kumwe n'umusore mu mediateur yitwa Fernandez one on one byarangiye yamaze guca ku badefenseri basigaranye ari babiri umupira umuzamu arawutera umusore arambura ukuguru baro ikubitaho iva mu izamu hari aho nubwo harimo offside byari birangiye ikipe yari guhita igombora hari ku minota 47 birumvikana ko Arsenal yari kubitaye amanota kandi yita amanota 2 Man City gatsinda bakongera kunganya ubwo urumva hari kuba hongeye gusubiramo kureba ngo ninde uzarusha ndi ibitego byinshi so Rugaju ira save ngayanye n'ama save abiri ego save ya Ike Casillas mu gikombe cy'isi 2010 avanamo baro cyane ya Arjen Robben ego mu gikombe cy'isi finale iya kabiri ni save ya Martinez Emiliano avanamo baro ya Randal Colomwani hungu cyo mu Bufaransa cya Colomwani cyane yarambabaje ni save ebyiri zisa cyane magambo ya Messi ntabwo byari ibyishimo byinshi cyane ku rundi ruhande arurimo cyane burya na Yezu yo kuryamye kuri Cristiano kubera mani burya burya sinigeze ngenda kuri njye ni mambata okay nahise ko umufana wa mani yaba ari kuri Ronaldo rwose nagira ntunguye ngende hakurya aho rero ukuntu bimeze ibyo nibyo byaje gutuma Arsenal igitego yari yatsinze cya Odegaard wa stepinze in mu by'ukuri nka kapiteni ibintu bikomeye ashobora gusaba mu mupira ari ku murongo barenguriraho aracenga yinjira muri boxi asa nugana navuga hirya gatoya aho umupira urengera noneho awugarura gatoya inyuma nkuganisha muri penalty Trossard rumaze match 15 match 25 nta gitego atsinda yari afite critique nyinshi Trossard uyu mwaka wa 2026 yari ataratera mu izamu ngo atsinde igitego urumva niho critique zari zirari nyinshi abasha guterekamo igitego mu by'ukuri kimwe mu bitego Arsenal ishobora kuzishimira ubuzima bwayo bwose cyaje kubaha intsinzi ku munota 95 ikipe ya West Ham nayo irwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri kuko mu ibintu zone ya relegation yaje kubona kona ihindurwa neza cyane n'umusore w'umwongereza Jarrod Bowen ayihindura muri box umuzamu Hermansen yagombaga gushyiraho umutwe Bariseni murenze gato isanga gardien wa Arsenal arayifata ariko ntiyayikomeza mu kutayikomeza kwa kundi nyine imuponyotse iragaruka abakinnyi ba Arsenal ntibayiclearinga neza isanga umukinnyi wari usimbuye witwa Coram Wilson abantu baramuzi ni rutayizamu amenyekanye cyane muri Premier League makipe nka za AS Bournemouth are kuri shot rya hatari baro yinjira mu rushundura umusifuzi Chris Kavana aranavuga ati mugende muterekemo hagati barabagomboye yari yongeye iminota 6 ubwo hari hasigaye umunota umwe Arteta yipfuka mu maso yikorera amaboko abafana ba Arsenal aho twari turi imitima irashwanyuka turavuga tuti man ishobora byose iyi nyatsine poeta makobwa ivuye he ibi byago tugize turabikwiza he tuzasobanurira abantu gute nibazaga ari goga cyangwa kwizigira Isho turi ubwo mwumva bashaka ko dutwara igikombe aba bantu barantegereje nge na Iberi uri ahantu habi cyane turi kumanga kiretse mukoze nk'agakosa gato nuko duse nta kintu kazongera kuvuga mu bantu reka tugiye kubona tuti mbona abakinnyi ba Arsenal bazengurutse ku musifuzi bati nyamara umukinnyi wacu gardien wacu bamufashe ukuboko VAR irahamagara bavuga yuko ngo ishobora kuba ariyo decision ikomeye ifashwe muri Premier League kuva VAR yaba kuko ushobora kuzadesida utwara igikombe barasuzuma hano turaganira kinyamupira singanira nk'umufana yego twese turabizi ko gardien ari umuntu iyo ari muri box uba protected cyane umukinnyi yitwa Pablo yarambuye ukuboko bidasubirwaho afata umuzamu wa Arsenal ku kuboko hano bita kwipinya rwose no kuvuga ngo niba umuntu ari iburyo ukuboko kwa kw'iburyo agasa nucishije ukuboko kwe hano navuga ngo ku kuboko kw'iburyo akomeza mu ijosi akaza agafata kwipinya yawe y'ukuboko kw'ibumoso agafata donc ukundi kuboko kuri hirya akagufata neza agufasha n'intoki rwose ababonye footage zirahari bivuga ngo ikosa ko ari ikosa niryo the foul is there ikosa nta gushidikanya niryo ariko dore icyo abantu barekramaga mu mafoto ahari Declan Rice yarafashe neza umukinnyi wa West Ham yamujisha witwa Suchek
muremure cyane uyu mukinnyi yitwa Pablo wafashe umuzamu wa Arsenal ukuboko yari yakuruwe jezi na Magalhaes ari munsi ye. Urebye nanone hari undi mukinnyi wa Arsenal nawe wasaga n'uwafashe nanone undi mukinnyi wa West Ham. Bakavuga bati kuki barebye ikosa ryakozwe na Pablo niryo turanaryemera ntibatange penalty kuko uko muvuga ngo umupira utaramugera mu biganza nibwo bari bamufashe ukuboko ni nako umupira utaragera ku mitwe yabo bakinnyi ba West Ham nabo bari bafashwe n'abakinnyi ba Arsenal babajishe bababuza gukora movement kandi umupira uri mu kirere icyo twita iyo baro yamaze guterwa uri mu kirere iyo ukoze ikosa rihanishwa penalty iyo ufashe umukinnyi ukamuholding nubwo batagoye nyine abakinnyi ba West Ham nabo batabishyize mu bunyamugi bakongera bakagarura indinyi ngo batese Arsenal nta bitego nk'ibi yagiye itsinda aho babaga bakoreye umuzamu screening aho niho ndimo bagenda batanga kuri za Man U n'ahandi icyo nabivugaho babaze ikosa ryabaye mbere yandi erega sinakuvuga ngo ryabaye mbere yandi no kuvuga ngo Arsenal uwarekramye cyane niwe wahawe ikosa wagaragaje ubushake noneho West Ham abakinnyi bayo burabasha gufataho gato ukagwa kugwa bura bituma nyine ikosa rigaragara bo bahagaze ntibagwa shaje muri Premier League mbona n'insina ngufi yari giye bigendera priority muri ijijuma kuko ni wabifataho byo ubonye nka match abaye ya Zamalek ejo bundi na Jose Marije igitego Zamalek yatsinze bagahita basanga umukinnyi yari yakoze penalty bakaza bagatanga penalty kuri Jose Marije gatsinda penalty ni icyemezo utanga kiri wadinga neza ikintu kijya kungana n'igitego ziriya penalty akenshi na ziriya duel zikunze kubaho n'ubundi turetse no kuri Arsenal abasifuzi bakazirengagiza ntibazitanga kuko ni ibintu biraka abakinnyi bafatana ariko ku muzamu impamvu babirurinze out nuko byagennye igitego kandi umuzamu ari ndakorwa yakoze ku wundi bari muri duel cyangwa yamufashe icyo si cyo priority kuruta gufata umuzamu bari kamugera mu biganza adafite control akayirekura bagahita bayitsindamo igitego so Nesida isi byari igitego muri make rero uraramye uvuze ko ryari ikosa yemera ikosa ryari nanjye rwose nabyemeraga yemeye rwose n'abavuga rero kiriya ngo hari screening birashoboka ko wenda Arsenal naho yabonye rigoga wenda na avantage nk'iyo ariko icyatumye iriya decisive ifatwa muri crucial moments mu bihe bikomeye cyane niyo mpamvu bakoze review iminota irenga 5 cyane probably ibyo mwagiye mubona muri match kuri juna ya 8 ya 9 n'iya 10 champions zigitangira abasifuzi bagera kwirengagiza ibintu bimwe na bimwe kuko nta ange nta buremere babyakagize sibyo tandukanye mu byari kukubwira ngo ndashaka umuneke atwita inda y'amezi 8 n'umukobwa musireye kwino kubwira ngo ngurira fanta hari icyo hagaci Arsenal isigaje umukino wa Burnley n'ikipe ya Paracel nuko dutashye umunsi mwiza.